tuzajya tugera mu murima w'amasuka tuyegeke. Yaba bimaze iki umuntu kuzinduka mu murima, umutima wawe wawuzanye, amaso yawe arimo kureba, amatwi yawe arafunguye, ariko umwaka ugashira utishimiye umurongo ngo uvugeho ijambo, cyangwa n'uwakujije wajijwe nawe ngo ubaze ikibazo. Halo? Numve ko turi kumwe. Reka dusome igice cya 24 cy'Ingoma za mbere. Tugenda buhoro buhoro, ariko tunasabira abantu twasabiye muri ino minsi, turacyabasabira abantu basoma ntibumve, ndavuga abandi basoma bonyine ntibumve, turabasengera ngo ntibazareke gusoma ubwo batumvise, bazakomeze basome. Muzi ibanga ririmo. Haleluya. Nusoma itangiriro, ari ibintu byanditse hose yahishuriwe bya mbere y'isi kubaho n'ibindi byose, uzakomeze usome, uzajya kugera mu Balewi, umutima wawe usigaye wumva ho bike, kuko inkuru za mbere zajya zifasha iza nyuma gusobanuka yewe. Amen. Noneho wagera mu isezerano rishyaho ukarushaho kumva, kubera ko itangiye gusobanura irya kera. Tuzareke gusoma nk'uko twumvise, utasobanura byose. 24 Ingoma za mbere bizajya bitworohera nidusoma hamwe nawe wisomeye wenyine. Ni igice kitari kirekire cyane, reka tugisome. Shobora Batista nadusomere. Ibya bene Aroni byari ibi: bene Aroni Nadabu na Abihu na Eliyazari na Itamari. Nadabu na Abihu babanjirije se gupfa, kandi nta bana bagira. Icyo cyatumye Eliyazari na Itamari bakora umurimo w'ubutambyi. Dawidi afatanya na Sadoki wo muri bene Eliyazari na Ahimeleki wo muri bene Itamari kubagabanya imirimo kuko ibihe byabo byari biri. Kandi muri bene Eliyazari habonekamo abagabo bakomeye benshi. Muri bene Eliyazari bari abatwari b'amazu y'abasekuruza 16. Kandi muri bene Itamari uko amazu y'abasekuruza babo yarari ibice byombi, kuko hariho abatware b'ubuturo bwera n'abatware b'Imana muri bene Eliyazari na bene Itamari. Nuko Shemaya mwene Netanayeli umwanditsi wo mu Balewi abandikira imbere y'umwami n'abatware imbere y'umutambyi Sadoki na Ahimeleki mwene Abiyatari n'imbere y'abatware b'amazu y'abasekuruza b'abatambyi n'ab'Abalewi. Inzu imwe itoranirizwa Eliyazari Gamuri, bwa 23 Delaya, bwa 24 Maziya. Ibi ni byo bihe byabo uko bakoraga ngo bajye binjira mu nzu y'Uwiteka bakurikije itegeko bahawe na Aroni sekuruza wabo, kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli yamutegetse. Ngaba abatware bo muri bene Lewi bandi: uwa bene Amuramu Ishubayeli, uwa bene Shubayeli ni Yedeya. Mu ba Rehabiya umutware wabo ni Ishiya, niwe wari mukuru.
uwa bene Isuhari ni Sheromoti, uwa bene Sheromoti ni Yahati, uwa bene Heburoni uwa mbere ni Eliya, uwa kabiri ni Amariya, uwa gatatu ni Yahaziyeli, uwa kane ni Yekameyamu, bene Uziyeli ni Mika, uwa bene Mika ni Shamiri, murumuna wa Mika ni Ishiya, uwa bene Ishiya ni Zekariya, bene Merari ni Mahali na Mushi, bene Yaziya ni Beno, bene Merari Yaziya ni Beno na Shohamu na Zakuri na Iburi, uwa Mahali ni Eleyazari, kandi n'abana b'abahungu yari afite. Mu ba Kishi, bene Kishi ni Yerameli, na bene Mushi ni Mahali na Ederi na Yerimoti. Abo ni bo bahungu b'Abalewi kuko amazu y'abasekuruza babo yari ari, kandi nabo bafite ubufindo nka bene wabo, aribo bahungu ba Aroni imbere y'umwami Dawidi n'imbere ya Sadoki na Ahimeleki, kandi n'imbere y'abatware b'amazu y'abasekuruza b'abatambyi b'Abalewi. Umutware w'inzu y'abasekuruza yafindaga nka murumuna we. Amen. Iki gice kugira ngo kirimo ibice nka bitatu kugira ngo mubirangire ubona uburyo tuganira yenda bitaziguye cyane. Bavuze abuzukuru ba Aroni, abahungu be babiri kuko abandi babiri bari baguye imbere y'Imana, babisanga Abalewi igice cya 10. Bavuze noneho nizamu, ni ukuvuga shift Icyongereza. Bavuze uburyo bajyaga ibihe n'uburyo bashyizwe mu bihe 24 bifite aho bihuriye n'abana 16 bumwe n'abahungu 8 b'ubundi, abahungu 2 b'Aroni bari basigaye. Noneho cyanyuma ni icyiciro kivuga iby'abatware. Ni hehe numva twahera kuganira, niba mubaza ibibazo mu cyiciro cy'abana abahungu ba Aroni. Ariko yenda mbibutse ko Aroni yari mwene se wa Mose, bari bavukana abyibuka. Aroni niwe watoranijwe kuba umutambyi. Muribuka ko bari mu butayu, indi miryango y'Abisirayeli bagize ishyari, ariko bivahe kugira ngo Aroni ariwe wenyine uvugisha Imana akatugendera imbere y'Imana. Baracyumva ko yenda hari Imana cyangwa abantu bagize uwo bakunda kurusha abandi, ngo ari we witwa ko ari umukozi w'Imana. Turiho twese ubu. Imana ishimwe ko Petero yabivuze ngo turi ishyanga ryera twese n'abatambyi b'Ubwami. Ariko muri kiriya gihe Aroni niwe wari umutambyi, n'abamukomokaho baba abatambyi, bitwa abantu baserukira abandi. Icyiciro cya mbere cy'iki gice rero narivuze ko harimo abahungu be 4, ariko 2 bapfuye badasize abana. 2 basigaye nibo basekuruza waba ngaba bahawe inshingano. Hari ikibazo muhafite, hari igisobanuro wumva wasangiza abandi, noneho hakaza n'ubufindo gushyira abantu mu myanya. Nabyo niba wumva hafite ikibazo cyangwa hafite igisobanuro wasangiza abandi, reke twige ijambo ry'Imana. Imana ibane natwe. Yego, Esperance.
kumenya ni abalewi bose bakomoka kuri Lewi cyangwa ni abakomoka kuri Aroni wenyine? Ikindi kigira kabiri, iyo batora abatambyi bakuru, iyo haba abatambyi bakuru ni abangaba muri Lewi cyangwa ni abatambyi bo mu nzu bakomoka kwa Aroni bonyine? Ikibazo cyiza cyane bisa naho biva ku muntu usoma Bibiliya. Mana ngumugisha acyumvise mwese ngira ngo Mana arabajije ngo abatambyi Abalewi bose, kuko Abalewi wavugane n'abakomoka kuri Lewi cyangwa n'abo mu nzu ya Aroni gusa. Katubisubize ko Bibiliya itwereka ko imirimo y'Abalewi akomoka kuri Lewi yari myinshi irenze uwo gutamba gusa. Okay? Yari myinshi cyane. Nkubibutsaho iyo dusoma mu ijambo ry'Imana, yari imirimo y'amaboko ajyanye n'ibintu by'ihema, ariyo nzu y'Imana yashingwaga, igashingurwa, igataburwa, imbaho zigatwarwa ukwazo, ihema ukwabyo, ibikoresho byo mu gikoni bigatwarwa ukwabyo, n'igitambo cyane bigatwarwa ukwacyo, n'ibindi n'ibyotero bigatwarwa ukwabyo. Byari ibintu byinshi cyane. Bajyaga bagenda n'imyaka 40 mu butayu. Ibyo byabagamo n'imirimo y'isuku y'ahantu umurimo w'Imana ukora, byabagamo n'umurimo wo kuririmba no gutekinika y'ibikoresho byo kuririmbiraho no gucuranga. Abalewi bajyaga bakora ibyo bisubiremo vuba vuba. Hari ukwikorera inzu, ihema, metero zabyo tuzabyiga kuko twabizanye. Yari inzu nini cyane ifite twikirizo byinshi biremereye cyane. Bajyaga bazinga bagahambira, yari ifite imambo mirongo myinshi bajyaga bashingura bagahambira. Hariho ibikoresho by'ibyuma n'iby'ifeza n'ibyo by'uburyo butandukanye bajyaga bikorera bagatwara. Hakabaho no kuririmba, hakaba n'isuku, noneho hakaba n'ibitambo. Abatambyi rero bajyaga bakora kimwe muri ibyo. Abatambyi bakuru bajyaga bakomoka mu nzu ya Aroni, kuko inzu ya Aroni iyo dusoma mu by'Abalewi nanone byerekana ko ari Imana yatunzeho urutoki ngo iby'ibitambo no guserukira abandi bantu mwaro. Icyo twagishuje icyakabiri twagishuje. Arakoze cyane kubariza n'abandi. Ko bavuze ngo bapfuye imbere ya se, ariko ntibasobanura urupfu bapfuye. Hari aho byaba bivuga ko bazize se ko baba baragiye. Dusome Abalewi igice cya 10 umurongo wa 1 kugeza kwa 2 yenda. Abalewi igice cya 10 umurongo wa 1 kugeza kwa 2 havuga ngo iki? Nadabu n'Abihu bene Aroni benda ibyotero byabo, bashyiramo umuriro, bashyiraho imibavu, bayosheresha imbere y'Uwiteka umuriro udakwiriye, uwo atabategetse. Imbere y'Uwiteka hava umuriro urabatwika, bakira imbere y'Uwiteka. Nuko byagenze. Amakuru nabi. Amen. Imana yica abantu. Imana igikora itarabanje kuburira abantu. Ibi bakoze byari bibujanyijwe
cyaraziraga ko umutambyi arangara umuriro uva ku mavuta wacanywe mu buryo bwemewe uzima, ngo hanyuma bazafindafinde bavuga ngo reka tujye kurahura hanze. Amen. Sinzi uko bimeze. Hari igihe bizajya biba ngombwa ko tupozinga tukibaza n'ibingibi tubyumva. Hari ibintu Imana itegeka mu ijambo ry'Imana ko tugomba kwitwararika mu gihe dukora umurimo wayo, ariko tukaba tutitaye ku ijambo ry'Imana tukajya kubikora uko twumva, ntabwo byatugwa amahoro ngo ntituzi ijambo ry'Imana. Bimeze nka sisiteme y'amategeko yo ku isi. Mu mategeko yo ku isi bajya bavuga ngo nul n'est supposé ignorer la loi. Nubwo waba utazi ko amategeko avuga, nucumura kuri rimwe rizagufata. Ngo nta muntu wemerewe kuvuga ngo njyewe sinzi ko amategeko avuga. Amen. Nta muntu wemerewe kuvuga ngo njyewe ndi umukristo ariko sinitaye ku ijambo ry'Imana rivuga kandi singizi. Ngo urumva ngo njyewe sinanize ko ari icyaha. Ubu nini yakoze mu rusengero uzajya witwaza ngo wowe ntugira Bibiliya, ngo wowe ntuzi icyaha, tuzi n'ikitari icyaha, ko bizakubwiraho ingaruka. Nanone ingaruka zizakubaho waba uzi cyangwa utazi, ariko uri mu rusengero tukaba twigisha ijambo ry'Imana, ni byiza gushyira ku mutima cy'ijambo ry'Imana. Bene Aroni birengagiza icyo Imana yari yarababwiye, ngo bakirengagize, Imana ibereka icyo yavuze. Ushobora kwirengagiza icyo Imana yavuze, ntukibikire mu mutima wawe ngo kakubuze gucumura. Muri kunyumva tore? Ushobora kwirengagiza icyo Imana yavuze, tukishyire mu mutima ngo kikurinde gucumura, ariko umunsi waguye mu cyaha ingaruka zacyo zizakugumaho, habe n'ubwo uzuzura umwuka wera ugahanwa. Ingaruka zizakugaragaraho, abantu bose bazabona ngo biriya biva ukorere. Aroni yapfushije abahungu babiri bagwa imbere y'Imana kubera ko birengagije icyo Imana yavuze. Ari abakobwa muri abo bakobwa mubikira ijambo ry'Imana mu mitima yanyu nibwo mutazacumura ku Mana. Abasaza n'abakecuru mukomeze icyo Imana ivuga, nibwo mutazigisha abana ibibi n'amafuti, bakazagira ingaruka zirenze izo mwagize ku buzima bwanyu. Abandi ufite ikindi kibazo? Yego. Duhereze murakoze. Mfite akabazo. Icyo ni ikibazo gikomeye. Niba ufite umurongo za wari waracanywe rimwe. Hari aho nyine muri iki gitabo cy'Abalewi, ahubwo naje kubaza burya sinanabonye n'amazina neza ko ahwanye n'andi yo mu gitabo cy'Abalewi, ariko hari aho Imana yari yarabibabwiye ngo umuriro wo ku gicaniro ntukazime. Iyo ndirimbo zatuyiririmba ndino muri Zayoni Rwamagana, narahabwirije mu kwezi kwa kabiri sinibuka neza, ariko ni umuriro bari baracanye Imana yari yarashizeho. Ngira ngo naba batambye mwumvise ko bari barashizweho ibihe 24, ni nk'amasaha 24 y'umunsi n'ijoro. No mu gihe cya Yesu avuka byari bikiriho. Zakariya yagiye gutamba, ubufindo bumwerekanye ko ari ujaho, biravuga ngo ni umugabane we warugeze. Bari barabishyiriyeho kugira ngo bazarinde uriya muriro w'Imana ntukazime, abatambyi baza bahora ku gicaniro. Byongereranywa n'abakristo ko dukwiriye kubaho mu myanya yose turi maso. Ko niko Yesu yavuze ngo muhore muri maso kuko mutazi umunsi n'igihe.
umwuka wera twahawe niwo muriro. Mu Baefeso haravuga ngo ntitukamuzimye. Birasaba ko abakristo tugomba kuba maso, kuko iyo umwuka wera azimye mu itorero haba hasigaye kwihangira ibindi byose tuzana, rero ibyo bituzanira ibyaha. Nicyo gituma iyo tubwirana nk'abakristo ngo dufatikanye, ntabwo umurimo w'Imana ari uwo pasiteri, ntabwo ari uw'umunyamasengesho. Hari igihe tuba tubona ngo hari abanyamasengesho babaho, ariko abakristo bose bakagombye kuba abanyamasengesho. Abakristo bose nibyo bituma tuba tubwira abantu ngo bakagombye gukuranwa ku bicaniro by'Imana, kugira ngo tutaja kuzimya tukaja kusigara tuzana ibindi byo kwihangira, ejo bikatuzanira ibyaha. Nze nikako mbyumva, ariko uwo muriro wari waracanwe, gusa aho ntasobanuye neza sinibuka ngo ese wacanwe n'Imana cyangwa ni Mose wawucanye. Icyotero kiri sinzi nimba na urakoze. Hari kuvuga ayo magambo wenda twahasoma ni 60 gusa y'ibintu. Igice cya 6 cy'Abalewi.